naje noneho umunsi mu kiganiro isaro kuri Makida Media Rwanda. Cyane cyambere mbasaba kora share, like, comment, ukore subscribe kugira ngo nyine twagure every time uyibona ibiganiro byacu, kandi mbasaba gukunda ibiganiro byacu mukabisangiza abagenzi banyu nyine mukora share. So ndi kumwe n'umukobwa mwiza rero hano, niba mwamukunze nyine mukande like, sibese yatangira twibwira kari kuri Makida Media Rwanda. Twande murakoze, banje kubasuhuza mwese mukurikiranye YouTube yacu. Mbese muri byose nyine tugiye kubana muri iki kiganiro cyose kigiye kubera hano. Mbese mbasabye kuba hafi yacu, murakoze cyane. Yes guys, kora like n'ukunda ibiganiro byacu, kandi comment utubwire ko uyu musista wamubonye karibu nyine. So nose Maranatha mu rugo ni hehe? Ese ni iki mu buzima bwawe bwa buri munsi ukora gituma nyine uba wishimye? Okay, cyambere ni ukwigirira icyizere muri ubu buzima. Yes. Icya kabiri mu buzima busanzwe ndi umushakashatsi. Ndi umushakashatsi, aho ariho hose mbonye akazi biraka ndagatumika nta kibazo rwose. Ese nose Maranatha warize se bimeze bite? Kwiga narize, nize ibijyanye n'ubukerarugendo n'amahoteli, nsoza mu mwaka wa 6 mu karere ka Ngoma. Yes, yize Mutende. Abahazi bakumugire muri comment, abahazi mutubwire ko nyine nimba mumuzi, abamuzi bakore comment batubwire. So rero tugiye kuganira, reka tubikaze mu kiganiro isaro, ikiganiro gica kuri Makida Media Rwanda gikorwa nanjye Elizabeth. Baranzi cyane aba subscribers bacu badukurikira umunsi ku munsi, byo kugira ngo nyine mbabwire ese ndabahishiye ndaza reka ndababwira nyuma kandi nanjye kubabwira ari ngiye kwivamo. So rero hari ibintu tubona muri iyi minsi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bisa nkaho biri gutesha agaciro umwana w'umukobwa cyangwa se igitsina gore. So hari bimwe byahoze bicicikana cyangwa bimaze n'iminsi nka Emeline, sinzi nimba ujya ukurikira iby'imbuga nkoranyambaga, batubwiraho nimba uwo muntu waramwumvishe. Imbuga nkoranyambaga ndazikurikirana cyane, ariko ayo makuru ntabwo ndayumva cyane. Yes, rero ntabwo bifite amakuru ahagije neza. No umusista nyine uri guca ibintu hano hanze, umva byakomeye. Reka tureka kubyinjiramo cyane, ariko ntabwo ari ibintu bishimishije wavuga. So kubera ko uri gusanga abana b'abakobwa bari gupostinga ibintu bidahesheje Imana icyubahiro. Even nimba uri umukristo wabyumva. Se uri umukristo nawe? Uri umukristo? Ndi umukristo. Usengera he? Nsengera muri EPR paruwasi ya Kagomasi. Tureka abantu iherereye muri Gashora. Abantu batazi Kagomasi ni mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera. Yes, mu karere ka Bugesera. Ubwo nyine abantu bo muri EPR namwe mutwandikira tumenyane abantu muri EPR. Yes, so rero nawe nk'umuntu nyine umaze kumenya neza ko uri umukristo, mwega ntabwo urusengero rwanjye barufunze, muracyasenga sibyo? None n'ibyo bintu byo kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga iki, ese no muri sosiyete hanze aha tureke no kujya cyane ku bintu by'imbuga nkoranyambaga, twirebere hano iwacu muri sosiyete iwacu mu Bugesera hafi ya airport. Watubwira se urubyiruko bona bitwara gute? Cyane twibande ku bana b'abakobwa. Ni muntera amabuye pe. Nyine umunsi navuga nawe tipe tuzabavuga, ariko umusesha tubigira ko ari abakobwa. So hari abantu bavuga kwambara amapantaro ni icyaha, kujya mu gusukisha ni icyaha. So ukibaza se ko ari abakristo babikora baba bakoze icyaha? Even se wowe ubyumva ute? Tubwire. Ukuntu mbyumva, kuba wenda mbere ku kwambara amapantaro of course ntabwo ari icyaha. Icya mbere njye kinyemeza ko atari icyaha ni uko
umuntu aba abikoze kandi abikunze yumva nta rubanza bimucira. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri akumva yiyambitse yikwije kuruta uko yakambara imyenda migufi, ugasanga hari abantu bo hirya no hino acumuje cyane cyane igitsina gabo. Icyo ni icya mbere kuko ngewe mu myitwarire cyangwa se mu myenda ndayikinga cyane ni amapantaro. Of course murabibona cyane. Niyo mpamvu kuko wenda icyo gituma nyikunda mba numva niyambitse. Kandi baye nakunda amakanzu maremare, of course nambaye ipantaro aho kugira nambare ikanzu cyangwa ijipo ngufi. Murabyumva mushyira muri comment zanyu zirakenewe cyane. Mumbwire ibyo kwisukisha nibyo tugezeho. Tubwire muri salo kujya muri salo. First of all, icya mbere you look so smart. You look good, my God. Niba hari ikintu cya mbere kirinda stress zo gusokoza gutunga natirere. Inshuti yanjye biragora iyo ushaka